ubundi bagafata umuntu bakamuteragura ibyuma kandi nta n'ikintu akoze mu by'ukuri. Hey! King Love TV, iwacu hose iwacu. Turabasuhuje cyane nk'uko bisanzwe tubazanira inkuru nyinshi kandi zitandukanye. Ni wa musore wanyu Muhire hano kuri King Love TV, turabasuhuje cyane. Kuri mikoro murabonaho cyangwa se muri screen zanyu murabonaho umuvandimwe watanye twibwira bakwita nde? Kwizera Pierre. Hano tugusanze nahagana he? Muri Kabeza. Mu by'ukuri turakubona ibikomere mu maso. Ese byagenze bite? Njyewe umuntu namanutse ntashye meramera nk'umuntu wateze mu gihe nari ngeze mu rugo. Aho kugira ngo njye kujya mu rugo, umuntu nahise nkubitana n'umuntu nikata gutya. Abankubise igipfunsi. Na n'izi saha ari akagari ari umudugudu nabigejejeho, na n'izi saha nta kintu barankorera. Ni ukuvuga ngo ari akagari ari umudugudu wabigejeho nta kintu baragufasha. None se mu by'ukuri ubona ari iki kibura kugira ngo babe bagufasha? Bitewe n'uko mbabaye ngomba kwivuza bitewe n'ububabare n'uko nkomerewe ubireba. Ese ubu ngubu nakwivuza gute? So tubwiye ko hano mu by'ukuri ngo ari Kabeza, ariko se umurenge ni uwuhe, akarere, umudugudu, kugira ngo tubashe kumenya neza ahantu uherereye? Tangira utubwire. Mataba. Oya hera ku karere. Akarere ni akahe? Nyarugenge. Umurenge? Umurenge ni Mageragere. Mageragere. Akagari? Akagari ni Mataba. Nese mu by'ukuri ahantu dusa naho tubasanzwe barasa naho ari ahantu hameze neza mu by'ukuri. Sinzi ikintu mbona ko hari umutuzo. Nese ni iki baguhoye magambo yumvikana? Nta kintu gito waba uzi ko bakujije? Habe na kimwe. No mu mudugudu nta kibazo na kimwe, niyo yaba ari umuntu utambuka yabibabwira. Basanzwe bakuzi gute muri uyu mudugudu? Nta bujura ntaki. Yes, no mwimukira ariko ndakodesha cyangwa se nkaba nyine no mu gukodesha. Urakodesha mu by'ukuri nta kibi kindi abantu bakuziho, usanzwe wenda kuba warenganyijwe. Ese mu by'ukuri bakurenganyije wari uri tayari, hari agacupa wari washyizemo, cyangwa bakurenganyije gute? Wisanze bagukubise nta kosa ushinjwa, cyangwa hari ikintu runaka wenda baba bagushinjije? Ni nk'uko umuntu yagwa mu bisambo bigamukubita yigendera mu muhanda. Muri make wisanze bagutse, cyangwa se mu kimwe wari ufite wenda amafaranga runaka, ubutunzi runaka, bisa nkaho wenda bagufashe bashaka kukwambura? Nta mafaranga bari banzeho, nta nayo nari mfite. None se mu magambo yumvikana ku buryo ushobora kuvuga buri wese akabyumva, ni iki wumva bakuzizaga? Nanjye ubwanjye nakewe na n'ubu ngubu na mudugudu n'akagari nabibagejejeho, na n'izi saha nta kintu na kimwe. N'uwo muntu avuga ko yanze, ariko noneho no kumvuza nabwo ntago ari kubikora, kuko iyo umuntu agenda ntago aba azi impanuka aba agomba guhura nayo. Ntago. None se ufite umudamu, uracyari umusore, bimeze gute? Yewe ndubatse kandi mfite n'umudamu n'abana banjye. Ukimara kugera mu rugo mu by'ukuri ni iki wasobanuriye uwo mudamu wawe akabona wakomeretse, ntabwo umeze neza, ufite ibikomere? Wamusobanuriye ngo iki? Wenda hari ukuntu abadamu bahita bavuga ati ushobora gusanga wanywa inzoga ugasinda, cyangwa se mu kimwe washotoranye urarwana. Ese mu by'ukuri umudamu yabyakiriye ate? wamusubije gute? Bitewe n'uko umudamu tutari kumwe, aba mu cyaro, nawe nkaba naje gupagasa. Unuvuga ngo umudamu ari mu cyaro, uri i Kigali mu buryo bwo gushaka ibiceri. Unuvuga ngo umudamu ntago azi ibyakubayeho, watashye uraryama n'ububabare ni iki?
ariko nabanje kubigeza ku buyobozi. none ubuyobozi ukimara kubagezaho ni iki bagukoreye, bakubwiye ngo iki? Reba bambwiye ngo ningende nimunegereze mu gitondo, na mu gitondo ntegereje nta kintu nabonye babikozeho. Nta kintu babikozeho. none se bakubwiye ngo ugaruke mu gitondo? Nabwo baje nta kintu babikozeho. none se mu by'ukuri nabwo n'umudugudu wahaje nk'uko ubireba barebye gutya gusa, nta n'izi saha urabona izi saha yaho tugereye. none se mu by'ukuri yakubwiye yuko ari iki ateganya ku byakubayeho? yakubwiye ko ari iki nibura atekereza kugufasha? we yamfashe nk'umusazi, nta na kimwe yambwiye. yagufashe nk'umusazi kandi bazi ko ngo usanzwe mu by'ukuri inyangamugayo, kereka nimba wenda hari ikibi bakuziho runaka. na n'izi saha n'ubundi n'umuryango wawe na bashiki nabo barateganya kumubwira ngo yaba ari akagari yaba ari akarere, ibyo bintu bagomba kubikurikirana mpaka iki kibazo kibonetse, ikintu gihe cyatumye mera gutya. mu by'ukuri turabibona wababaye cyane, ntabwo umeze neza. none se mu by'ukuri ni iki wumva? so twakomeje. mu by'ukuri ni iki noneho wumva wifuza ko wenda bagufasha? abari bugukurikirane, dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye, abanyarwanda, abadiaspora bari hanze y'igihugu ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye. ese mu by'ukuri kuba waganye ubutabera ukabona nta kintu bugufashije, sahi wowe urumva ni iki wifuza ko wafashwa ku bikomere wahuye nabyo? ubufasha nifuza ko bankorera ni ubuvugizi. ubuvugizi ukabashwa kuba wavuzwa, cyangwa se mu kimwe bikagenda gute? abasha kuba navuza. kandi wababaye bikomeye cyane. ni ikibazo gikomeye cyane kuba n'umudamu wawe atazi ibyakubayeho. so turagushimiye cyane kuba wagerageje kuduha umwanya wawe muri iki kiganiro. mu by'ukuri tuzongera tugusure tukubaza yuko ese ufite nimero, ufite telefone? oya. none abantu bagukeneye bakubona gute? habaye wenda ari umuntu wifuza kugufasha ku byo wahuye nabyo, yagufasha gute? nta manomero zanyu nkazishyira ku ya mushiki wanjye. okay, ubwo turaguha nimero zacu, nawe wenda twahize uwo mushiki wawe, uzaduhamagara cyangwa se mu kimwe tuzaguhamagara tukubwire ko hari ikintu wenda abantu babivugaho. murakoze cyane. Yeah.